Rayon Sport ya mbere hari ingingo yatoje muri saison ya 2022-2023 buri iriya Rayon Sport yari ikomeye. Rayon Sport ifite Ojera, Rayon Sport ifite Ruvumbu, Rayon Sport ifite Onana, Rayon Sport ifite Mitima Isaac, ifite Rwatubyaye Abdul, hanyuma ukagira na Youssef Laba rushinzwe koza amaso y'abantu. We ntabwo yarashinzwe gukina umupira w'amaguru, abandi utanga resultat. Onana agenda ubikore byose numara kubirangiza. Ndaza nshimisha abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Iyo Rayon Sport urayirebaga ko ifite nka eleme 5 zikora ikinyuranyo, ariko ukibaza ngo what if uyu mubiteri wacu witwa Onana navunika bizagenda gute? What if navunika bizagenda gute? Iyo ni Rayon Sport imwe. Tuze kuri Rayon Sport ya saison ya 2024-2025. Iri Rayon Sport yari ikomeye. Rayon Sport ifite umukinnyi nka Fornganye. Ukagira Rayon Sport ifite umukinnyi witwa Muhire Kevaro umaze kuri coding assist 13 kuzamura. Yusu Dianye, ukareba Omar Nyinge, ukareba Median iri umukinnyi nka Runa Musamajariwa. Ukareba iyo kipe ifite wings zimeze nk'izo yari ifite zirimo umuntu witwa Zizbazana kizwa cyero na Iragwa Haji uri muri prime time yiwe. Ukareba gatatu iri umukinnyi witwa Bugingo Hakim, ukareba Serumogo hari Oman ukuntu yari ameze icyo gihe. Iriya nayo yari Rayon Sport ikomeye. Ariko ntago zagereranywa n'iyi Rayon Sport ngewe ndimo ndabona. Nabanye nayo muri camp ndaza ndabibabwira, hari abantu bamwe kwera ko batari bakayibonye bagira ngo ni bya bikabyo bya Wasiri. Ariko n'ubwa mbere nabonye Rayon Sport aho yagiye ku isoko ukajya wibaza ngo ise ko bose mbona ari beza biraza kugenda gute. Dufate nk'urugero hera mwizamu, ninde muzamu uri kuri ubu butaka bw'u Rwanda muri Sekafu ubonye umeze nk'Udande Junior? Ntabwo yafesinzwe kenshi, ntabwo yigeze abona amashoti menshi, ariko buri gihe uwagerageje kumuhamagara yamwitabye karame. Mwibuke umunota wa 23 Odiambo w'ikipe ya Taska. Hari abantu babona Taska twarasinze igitego kimwe kuza bakagira ngo si ikipe yari ikomeye, ni ikipe yanatwatatse cyane ahubwo. Hari n'abavuga yuko rwose ngo mutarahura ngo na test ya nyayo. Ndaza kubigeraho nabyo. Witegereje neza ukareba ishoti bamutereye muri metero 25 ahagaze kuri premier poto bakanimuprasa kuri deuxième poto, iyo save yari ikoze mu minota 22 yitabye karame. Nta zindi ncuro twaye twamubona, ariko no muri set pieces zose ahantu Rayon Sport yaguye sezishize hose ari kugerageza gusavinga ikipe ya Rayon Sport. Uno muzamu Dande Junior oya kuri save yakoze kuri Taska uburi ubwenge bw'umwataka abantu bazasubiremo ira save. Umwataka yari yamaze kwibona ko naramuka muteye bigendanye n'uburyo abadefenseri bari bamukingirije. Reflex atayikora ngo agarure umupira kuri deuxième pot. Ariko uburyo yagendanye na muvoma z'umwataka. Ubundi la save iri muri save zishobora kuzarangira irushanwa. Nukuvuga ngo witegereje igitego ishoto Diambo yamuteye rirasa neza n'igitego cya kabiri ikipe ya Gor Mahia yatsinze ikipe ya APR. Ariko Dande Junior uyu save yarayikoze. Uwo numwe n'umuzamu wa Rayon Sport. Kabiri, reka twinjire muri defense ya Rayon Sport. Buriya akazi ka defense bijya bigora kugapima. Biragoye sindi buze no kwitindaho cyane. Ariko uyu munsi nibwo muri buze kuva muri stade mubona uburemere bwa defense y'ikipe ya Rayon Sport. Kugapima biroroshye ariko ntagira inshizwe igitego kuva yatanya clean sheet. Nyine uzarebe n'abatanga Ballon d'Or, uzarebe n'aba defense nziza urayishimira. Nyine baravuga ngo iriya kipe yari ifite defense nziza. Ariko biragora ko ushobora kubona nk'uwo mu defense usibye nka Fabio Cannavaro barebye ibintu byose byananiranye 2006 bahita bamukubita Ballon d'Or. Ariko ubundi gupima akazi k'aba defenseri usibye ko babibarira muri clean sheet gusa, ntekereza ko turi mwe muri defense nziza ziri muri irishano. Twebwe na Al Hilal turi mu makipe afite clean sheet kuri match zose yakinnye. Hanyuma winjiye muri mediane y'ikipe ya Rayon Sport, umunsi wa mbere mbabwira ko umwana w'imyaka 19 witwa Jinga rero umukinnyi ukomeye, hari abantu byagoye kumva, nyine kubyumva abantu byarabagoye. Ariko uyu munsi kuri match ebyiri zonyine amaze gukina ntago fitness iragera ku rwego Rayon Sport ibyifuzaho, kuko yaje director itajya mu irushanwa. Turacyari muri pre-season, ageze ku kigero cye cya 60%, ariko uze kwitegereza iminota ari guhereza ikipe ya Rayon Sport nibyo ari marayikoramo. Nekereza ko umuntu wese umaze kura match z'ikipe ya Rayon Sport nta mpamvu yo gushidikanya ku muntu witwa Ibrahim Jingaley. Hakaza rero ikimashini, umukozi w'abantu bose, tupwisa ashoboye byose, Muderi Akbar. Nari nzi ko ari umukinnyi ukomeye, ariko nari nzi ko umunsi azatereka umwambaro w'ubururu n'umweru ushobora kuzamuremerera. Hakunagize ngo asanzwe yikinira, wagira ngo rero muri academy ya Rayon Sport. Moderi
wagira ngo rero muri academy ya Rayon Sport. Nepo yarambwiraga ati Muderi ni umukinnyi ukomeye, nanjye nari muza akinira ikipe ya Message Dongozi. Numvaga ko ni umukinnyi yo muri middle class, ushobora kuva muri Gasogi akaba yajya muri AS Kigali, ushobora kuva muri Gasogi wenda polisi yamugirira icyizere akaba yagenda akayikinira middle class. Ariko natunguwe n'uburyo ari kuderivaringa byo kuri level yo hejuru, wagira ngo asanzwe akinira ikipe ya Rayon Sport, wagira ngo si umukinnyi mushya. Oya mental uramuhunga araremereye kuko ngenda byibuka nkiba nepfiriya gato kenshi twaraganira hafi ya hano hano hepfo nkiba kiba kwa Kenisi twaraganiraga kenshi buriya nkamwumva ibitekerezo akora aho wavuye atajya uvuga nta kibazo nta kibazo rwose ntacyo bitwara n'ababyeyi kutahabanye nabanye neza rwose naricyo naringiye kongeraho cyari kuntize umugabo w'imfura w'umusportif cyane dusuze na Kenisi buriya Kenisi abakinnyi be yabateguraga mentali cyane nk'indwanyi, ariko umukinnyi bitamusabaga ibintu byinshi ubwe yabaga yakira inshingano mbere ni Mudera Kibali. Uyu musore ubundi ajya mu ikipe y'igihugu y'u Burundi ahamagarwa nibwo abantu babo bundi babonaga ko bashaka kuba bamuremereje cyangwa se bamukoresha umutwaro umuremereye. Ariko uyu musore uburyo yagiye ku mwanya adasanzwe amenyereye kuri 2 na 3 umutoza akamuha byose, Mudera Kibali burani wa hano nahise mutinya. Rero we yarakubwiraga ati ngewe nta ekipe nagirira ubwo burani nawe wateguraga abagenzi be b'abakinnyi bagiye gukiniza match nini APR Reyo yarabicazaga akabanyuramo ababwira ati bajwere match turayishobora nta gikomeye kirimo. Ntekereza ko ari nayo mpamvu watanze pass have mu gitego watsinda. Ntekereza ko ari nayo mpamvu Kenisi rero amuhaye brassard. Nje nkimubona mu myitozo ya mbere y'ikipe ya Rayon Sport ni umuntu waje atavuga acecetse agikina match ya mbere namubonyeho ya Jamus. Nese mvuga ngo uyu muntu ni umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport bidasubirwaho. Byarenze noneho yarenze kuba umukinnyi ukontribuwa mu gufasha Rayon Sport mu gukina imipira, yatangiye no gutanga assist kuri match ya Taska duheruka gukina niwe wayitanze ya debrotse situation. Nitugera kuri linye y'imbere nureba umupira umuntu witwa Irica atarimo arakina n'abantu babashije abantu babashije ngo leta tungo arahari ngo bigeze ngo hari ibihuha byaje bivuga ko ngo agiye kugenda ngo ibintu nk'ibyo ngibyo agenda he ko match tugomba kumugurishiriza hari ingi bamugiye kumugurira uwo mwanya se yego nta muntu muri Rayon Sport utagurishwa nanjye ari hirari nishaka irangura ibyo birakomeye oya tanga amakuru Irica atarahari Irica nta nubwo ahari gusa ahubwo arahari cyane nta kipe zimwifuza hanze karima nkanga ziramutse zinahari Irica atafite misiyo yo kubanza gusoza sekafa hano ziramutse zinahari kandi nanagenda nta mukinnyi wa Rayon Sport ugenda gukora test azagenda Rayon Sport yamaze kubona amafaranga tunofficialize ko umukinnyi yamaze kugurishwa. Ariko sofa mufite gahunda kumugurisha sofa ubu none turi kuvugana tuve mu rwenya n'ibindi sofa nta offer nimwe Rayon Sport ifite umuntu witwa Irica ni umukinnyi uri muri camp ya Rayon Sport witeguye iyi sekafa nandi marushanwa ari buze gukurikira nta offer nimwe rwose.